uko bakoze ibihangano bigakundwa niko abahanzi benshi babagana bashaka ngo bakore indirimbo nabo zizakore hit nabo bagaruzema yabo bunguke. Ibyo bituma babandi bazikora buriza ibiciro kuko baba bafite benshi babagana. Uyu munsi tugiye kureba producer ba mbere bahenze hano mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga Medabit. David wamamaye nka Medabit ni umwe mu bahanga mu gutunganya amajwi y'indirimbo bikoze igihe kirekire. Uyu musore w'umunyarwanda ariko utuye i Manchester mu Bwongereza yamamaye cyane kuva mu mwaka wa 2017 ubwo yabarizwaga mu nzu yakoreraga abahanzi indirimbo ya Monster Record yari yazuza Rupatino. Uyu musore yakoze indirimbo zakunzwe mu Rwanda n'imahanga zambukije izina rye rigeza ku ruhando mpuzamahanga. Yatumbagira cyane yakoze indirimbo Catherine ya Bruce Melody, Thank You ya The Ben na Tom Close wa ya The Ben, Nyore ya Bruce Melody na Eddy Kenzo, Total Kwezi ya Bruce Melody na Harmonize. Yakoze n'izindi nyinshi zahinduye uyu musore umuhanga mu gutunganya amajwi uhenze kurusha abandi. Kugeza ubu nubwo atakiri mu matwi y'abanyarwanda cyane ko atakibarizwa mu Rwanda, niwe producer uhenze gukorera indirimbo abahanzi. Kugira gukora indirimbo ukayitwara yose nta migabane afite yishyurwa agera kuri $500,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bimugira umunyarwanda wa mbere uhenze kugira ngo gukora indirimbo irangire ibe yajya hanze. Reka tujye ku mwanya wa kabiri turahasanga Element. Mugisha Fred Robinson wamamaye nka Element ni izina rishya mu matwi y'abanyarwanda yaba bakunda umuziki bakawimariramo ndetse n'abatawitaho cyane. Usanga iri zina ribaca kenshi mu matwi, yewe hari n'abatazi iby'umuziki cyane baba bazi ko Element ari akarongo k'indirimbo nziza cyane kuko kuva yatangiye gukora umuziki icyo akozeho kenshi kiba zahabu. Ni mu gihe yaje neza akora indirimbo ye ya mbere mu 2020 ubwo yakoraga indirimbo ye Nzapfa y'umuhanzi Bruce Melody mu bihe bye byiza afite hit. Yakaba ari nk'indirimbo yabaye ikiro kuri Element wahise wigarurira imitima y'abahanzi hafi ya bose mu Rwanda ndetse bikajyana n'abakunzi babo. Yakoze indirimbo zitandukanye zirimo Samoya, Caterpillar, Cerebral, Budabi, Kinyafu n'izindi za Bruce Melody. Yakoze indirimbo Amata, Bimame, Thermometer, Chakura kugeza kuri Njugumira ya DJ Philipita na Chris na Kevin Kade, Bana Shafi na Chris. Element kandi yakoze indirimbo z'abahanzi nka Meddy yakoreye Corolina, The Ben yakoreye Courage, Juno Kizinza yakoreye Solidama, Formula, Urankunda, Ihoye Igitangaza n'izindi za Juno Kizigenza. Element kandi yakoze indirimbo nka Hustle, Jory, One More Time ya za Kenny Solo. Navuga indirimbo zakozwe na Element ngo usige indirimbo Inana, Faster, Amashu, Eden, Bass, Sorry, Bana za Chris n'izindi zakunzwe cyane kugeza kuzo yaririmbye ubwe arizo Kashe, Food, Twamirere nazo zakunzwe cyane. Ugiye kubara indirimbo zakozwe na Element kandi zakunzwe cyane ntiwazivamo bwakira bugacya. Ibi bimugira umuntu wa kabiri ukorera amafaranga menshi mu banyarwanda batunganya amajwi y'indirimbo, dore ko uhagaze ku giciro cya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Uretse ko umunsi ugenda wirenga ariko ibihangano bye bikundwa cyane, nawe igiciro kirurira cyane ushobora gusanga ahagaze nka miliyoni 3 cyangwa 2. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ishimwe Clement. Bavuga umuziki w'u Rwanda ngo natekereze ku izina rya Ishimwe Clement yaba akoze amakosa, dore ko ari umwe mu bakomeye muri uyu mwuga wo gutunganya umuziki ndetse yahinduye ubuzima bwa benshi. Clement ari mu muziki nyarwanda kuva mu mwaka wa 2009. Uyu mugabo wajya kuvuga indirimbo yakoze zigakundwa ntiyazirondora bitewe n'igihe kinini amaze akora indirimbo nziza. Icyakora iyo uvuze Clement mu mutwe hahita hazamo izina Kina Music. Kuvuga izina Kina Music uhita utekereza ku bahanzi nka King James, Christopher, Tom Close, Dream Boys, Butera Knowless, Igora Mabano kugeza kuri Nengabo ubu ngubu uri kwibere. Aba bahanzi bose n'abandi tutarondoye babaye bitangaza kubera Clement. Icyakora nubwo yakoze indirimbo nyinshi hari nziza mu mitwe y'abantu vuba nka Teyamo, ko nashize, Darling, Tubura za Butera Knowless n'izindi tutarondoye. Usibye Knowless batangiye gukorana kuva kera n'ikiragano gishyaho yakoze indirimbo zirimo Muzadukumbura, Nzahinduka, Zori, Aramuguje, Mutware n'izindi za Ngabo tutavuze hano. Uyu mugabo kandi niwe ufite uruhare runini ku iterambere rya Igora Mabano, dore ko ari wamukoreye indirimbo nka Baka, Yutegereza, Kabiri, Nakosa, Energy, Gake n'izindi. Gukora ku ndirimbo zikabitanga zimugira umuhanga mu gutunganya amajwi y'indirimbo uhenze ku mwanya wa gatatu, aho igiciro cye gihingana n'amafaranga 300,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko uko iminsi igenda ishira akomeza gukora ibitangaza niko ibihangano bye bigenda byurira kugira ngo abigukorere. Ejo ushobora gusanga kugira ngo gukorere indirimbo byagutwara nka miliyoni. Ishimwe Clement. Abo ni bo producer batatu dufite bahenze gukora indirimbo mu Rwanda. Nuko nanze ko video iba ndende twari kureba nk'icumi, ariko aho kugira ngo ujye ubona ibintu birenze cyasabwa nuko na subscribe kuri Jean Paul TV Show. Nimba ari icyo wumva ufite mu gitekerezo twazakubwira buta ukagenda ukacyandika muri comment ubundi ugakanda like. Nimba ukunda video nkugezaho uze kugenda ushyira udutima muri comment. Jean Paul TV Show, bye bye, ndabakunda cyane.